imbere ariko birangije atera Taronad awohereza kwa Idris Ganage yari amaze kubona ko bita Pape Gueye yarahagaze neza cyane umupira aramusunikira Pape Gueye yirukanse intambwe zirenga metero nka 20-25 ari kuri shot rikomeye cyane ry'imoso kiba igitego kimwe ikipe ya Senegal itsinda icyo gitego ishyiryamaho match irarangira Senegal twari igikombe. Urakoze cyane bwana Kwizigira Papa Arlo kuri iyo report. Ubu rero Rugaju ku banyarwanda bagukurikiye barifuza kwinjira mu kibuga. Impamvu tujya mu kibuga ndibuka ko tujya gutangira iki gikombe cya Afrika waratubwira guti urebye Maroc home advantage bafite rwose wavuga ko nakunze squad yabo yaba arabasimbura batangira mu kibuga nubwo baje guhura n'ibibazo by'imvune hagati muri competition n'igikombe baherukaga kera ariko nanone twareba Senegal ko yagiye izamuka kugera no muri knockout stage katwereka ibindi bimenyetso ari nako Morocco yo abantu batangiraga kwikemanga uburyo yagiye isohoka mu mikino yo gukuranwa mu knockout stage. Ikibuga cyatweretse iki cyaje kuvamo igitego kimwe batitaye ku misifurire n'ibindi iki gikombe kikaba gisubiye mu gihugu cya Senegal. Reka tubanza twumve kano kantu ho gato tugabanyirizaho gatoya kugira ngo twumvikane neza abantu umve Sadio Mane amagambo yavugaga abandi bagiye cyagera asigaye mu kibuga wenyine tuyahereho. Ati on va jouer comme des hommes. Ati bahamagare baze bagaruke mu kibuga nta kibazo on va jouer comme des hommes. Ati turakina nk'abagabo. Icyo yavugaga ni iriya penalty yari imaze gutangwa kuri Brahim Diaz. Yego. Mbonye Kwizigira yavuga kuri YouTube baravuga ngo penalty siyo penalty niyo yafashe mu ishingo yamukuye Diouf yamukuye nta nubwo Senegal yahakanaga ko penalty atariyo. Senegal yo yamubwiraga ngo kuki wanze igitego cyacu icyo cyo nicyo urebye n'igitego cyabo nacyo cyari kuvuga ngo umukinnyi ngo bagiye muri dueli abagiye gutera umupira n'umutwe we wazanye amaboko yawe nanjye nzana yanjye amaboko arahura ntabwo amusunitse biri hashi rwose ku buryo bya bikintu cyo kwanga igitego bera bitege burayi bahora bitsinda nese ntabwo ujye abakinnyi bana banza no gusa n'abafatanye umwe gasa n'uwigijeho nimero gutera umutwe normalement yatekereje icyo nyene narebye wenda ndarabara umusifuzi aravuga ati ni mu minota ya nyuma iyi ni ikipe iri mu rugo habayemo akantu k'agakontakte gato ndamutse ntanze igitego kuri Senegal match yabirangiye noneho kwa kundi rero balance nyine itaba umupira ntubuzi biri imbere wowe mu gihe wanze igitego cyayo kiricyo nkabahaye penalty ya nyayo ukisanga tayari nyanzo ugomba gufata penalty ugomba kwitanga kandi yabaye kuko yamufashe ku rutugu aramukurura so yari penalty none debihinde abantu bagomba kumenya icyo banenga umusifuzi nuko kujera ibyo bintu byombi baravuga ngo kuko yari yanze igitego ari no kwanga penalty ariko bura niko Fisher gukomeza kugenda yandura so it's better ko afata decision nyine uko yayifasha kukimere kuri Sadio Mane harimo ibintu byo kwanza kumushema imbere ko tujya mu kibuga yego buriya iyo Papet yao decision yafashe kuko abantu bavugaga ngo yagaragaje icyo bita sportsmanship kuba nyine umusportif ukavuga ngo okay musifuzi ni wafashe cyemezo nubwo naba ntakishimiye reka twemere batere penalty niba twari igikombe bagitware abandi batoya ati kina kintu yafashe cyo kubanza kuba guteza imvururu bakajya muri vestiaire nyuma bakaza kugaruka ngo cyakoze icyo bita cyagize icyo nakwita psychological impact cyangwa se effect ku bakinnyi ba Maroc nibyo kuko iriya penalty yatekerejwe guterwa n'abantu batatu niba mubyibuka penalty bwa mbere igikorwa Ashraf Hakimi yafashe umupira afashe umupira barabati ntayo mutera Mendy yivira mu izamu uko nyine ntiyari kwitera nta muzamu urimo biba ngombwa ko mu kugaruka bamaze kugaruka yafashwe na Youssef En Nesri yanateruye baragenda agiye kujya kwitera haciyemo akanya sinza kavuye kongeye kubaho baro bayihereza
Brahim Diaz akavuyo kabaye buriya Sadio Mane igihe yavugaga ngo on va jouer comme des hommes muze kureba bamaze gutereka baro habanje kuba akantu kakandi gakafuyaje igihe umusifuzi yaragiye gutanga amabwiriza kuri Edouard Mendy noneho Sadio Mane arimo aramubwira ati wongereho iminota ati iminota yahagaze yavuga ati iminota yahagaze n'imvururu zavutse ni naryo jambo yavuze nyine ryo on va jouer comme des hommes ni nkaho yavugaga ati it's okay bayiteye iminota yose baduha nijya muri bashaye bashyiraho itatu natwe tuyishakemo intsinzi so icyabaye rero ni iki Sadio Mane reka tumuhero mbere kuri Diaz icyambere cyo gushimira Sadio Mane igihe igihugu cyose cyashyushye kuko cyari igihugu cyose bariya abantu bari mu kibuga niyo Senegal iyo bafata umwanzuro wo kugenda ni igihugu cyari kuba gitsinzwe cyane ntacyo perezida w'igihugu yabikoraho ntacyo minisitiri w'intebe yabikoraho ni abaturage ari nacyo Sadio Mane yavuze ngo icyatumye ngoma mu kibuga nabikoreye abantu bari kureba umupira n'abanyagihugu ba Senegal kuko decision yo kugenda bose byari kuba kwivumbura tukaba umunsi twiciraguraho ariko reka mbabwize ukuri decision arbitre akivuga ngo ni penalty na perezida wa FIFA nta kintu na kimwe cyakora hiriya decision uko umupira w'amaguru ubakitse nta kintu na kimwe cyakora hiriya penalty kudaterwa ntibibaho amaze kureba kuri VAR yahanwa imyaka yose asigaje adasifura yakurikiranwaho ruswa wenda bikabona ko yayihawe agafungwa haba ibintu miliyoni ariko penalty yo yaterwa utayitewe ubwo nyine waterwa forfait bivuga ngo icyemezo Senegal yari ifashe cyo kudakomeza match cyari kibakwiye ku gikombe completely byari birangiye so kugira icyo kintu cyo kuba cold blooded kumva nyine utuje muri wowe mu gihe abandi bantu bose ubona barakaye batabyumva umujinya wabaye umujinya Sadio Mane iriya geste yakoze niyo yahamije yuko ari umurejande yamuzamuye izina rya Sadio Mane hatangiye deba nyuma ku basesenguzi hari ishene nakurikiye ninjoro bari kuvuga ngo ariko ubundi ntabwo yaba ari we murejande uruta abandi muri Afrika deba yaza why afite ibikombe bibiri bya Afrika afite Champions League Burayi afite amashampiyoni Burayi n'umukinnyi ukinnye kuri hone vigiye kirekire so iyo deba irimo ba Etofis irimo ba Didier Drogba Sadio Mane yaraye yinjiyemo ijoro rya nyuma twara igikombe cya Afrika cya kabiri ariko noneho by'umwihariko akoze geste ikomeye nkiriya ariko Sadio Mane nk'umusportif tumushima reka tugaruke no ku musore wahushije igitego penalty down Brahim Diaz ubundi ikintu gikomeye cyane muri abantu bagomba kumva kuri Brahim iki kintu iyo kibaye akenshi abakinnyi bakunze gusha amapenalty iyo habaye ibintu nyine nka biriya bihita bihindura igitereko cy'ikipe igihugu zikunze gushwa ndabaho urugero John Terry yisanze agomba gutera penalty iriweshe Chelsea Champions League yayo ya mbere nyuma y'imyaka investment ikomeye ya Champions League ya 2008 Mane yatwaye Terry yarabizi ko umugabo yaguze ikipe mu 2002 Roman atangira gushoramo guhera za 2003 yarabizi ko amaze imyaka 5 ikipe ishora amafaranga menshi mu kugura abakinnyi ikeneye Champions League nibwo yanyereye penalty arayihusha muribuka penalty ya Samoa Gyan 2010 mu gikombe cy'isi yagomba gutuma bwa mbere ikipe yo ku mwana wa Afrika yinjira muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi penalty mwarebonye ko ayihushije kubera iki Brahim Diaz nawe ibyo bintu nyine bya psychological effect bibaho ubundi bavuga ko niyo mpamvu ujya wumva bavuga ngo abakinnyi ubategure mu mutwe mentally mubategure mu mutwe gutegurwa mu mutwe niki ariyo mpamvu pillars enye muri coaching ziri muri football harimo gutegura abakinnyi mu buryo bwa tactique amayeri y'umukino technique uburyo nyine bwo gukoresha baro neza cyane donc amapasse n'ibindi amadribble n'utundi tuntu igice kindi kirimo kubategura mu buryo buri physique gutegura imbaraga zabo z'umubiri kugira ngo ibyo bikorwa ushaka ko bakora umubiri wabo bureponda neza ntibavunike cyangwa bagire ibindi bibazo icyaka no kubategura psychologically mu mitekerereze mu mutwe urumva ikintu kiba no kuvuga ngo utekereza iki gikorwa ugiye gukora kiri bubyare mbere yo gukora igikorwa nyirizina no kuvuga ngo utekereza consequence positive ziri buve mu kintu ugiye gukora mbere yo completinga iyo tasks nyirizina urugero bakambwira bati Rugaju kuri YouTube
nimugeze 12,000 uyu munsi turabahereza miliyoni yego nk'aka kanya baza nka Deje na Sandrine bari kubyumva koko nkabivuga nyina bikarangira bibaye byo Yego. cyangwa abanyarwanda tuko tukagera 12 ko turabura amagana ngo twuzuze 10,000 n'urugero ntanze aho kugira ngo nge naregwaga na kwizigira dukomeze kwikorera ikiganiro neza urumva iryo jambo ry'amafaranga rijemo gatangira ngatekereza ati miliyoni ndayikoresha iki urumva nkatafuka si ikiganiro ubwenge bwanjye bugatekereza icyo nkoresha ya miliyoni kandi ntabwo twari twageza aba bantu icyari kubazana kuyobya ubwanjye ari gushaka kuyobya ubwanjye ari kubuyobya nyabuneka urabibona atumye utegereza miliyoni ko nanjye gikeneye ntabwo focus yacu yariri mu gukora ikiganiro neza abantu bari no kwizana wenda gahoro nkuko bari no kwizana normally ariko hajemo ikintu cy'amafaranga ubwenge buhise buyoba dutangiye gutekereza ibyo tuyakoresha kwizigira taye concentration utaye concentration none abantu bari kutwumva bakumva ikiganiro gitangiye gusubira hasi naba bandi bake twari dufite nabo bakagenda so icyo nicyo kiba rero ku kiremwa muntu umwana w'umuhungu yatekerezaga cyane ari nabyo kwizigira avuze kamera imugaragaza umuntu atekereza cyane atanareba byinshi cyane atekereza avuga ati mana yanjye hasigaye umunota umwe ninyitsinda turadutwaye igikombe cya Afrika ndaba mbaye top scorer kuko n'ubundi yari top scorer ati ibaze kutwara golden boot yirushanwa ngiri ati ugatwara igikombe nuko pa bitari no kumugira umukinnyi y'irushanwa nabyo byashobokaga ibi bintu byose ibyo bintu byose kugurira mu mutwe ufite isegonda rimwe ryane uri budeside gutera baro kuko buri abantu benshi bakunze kwibeshya ngo penalty ngo umuntu adesida ngo ahantu ari butere ngo agitereka baro uwo ngo tupu keretse niba utarakinnye umupira ubundi ikintu cyitwa decision yo gutera penalty ni decision y'isegonda rimwe ya yindi ya nyuma iba nyine ugiye gutera shot uri muri avance uri murayibona Rigog abantu benshi buri abahindura ibitekerezo mu nzira big time yego buri nanga kira gitekerezo cya Panenka ntakubeye ashobora ko yakigize ageze kuri bar birashoboka ashobora ko yatekereje mbere yatangiye ari Sadio Mane